ariko ntitwirengagiza ibihe bitatu bivugwa na Qur'an, isoko yacu ya mbere tuvomamo idini. Gihamya tubonye kugeza aha ziraduha ikirero. Umuyisilamu ahari hose, mu ntega amatwi neza, igihe cyose nta mpamvu n'iyi n'imwe yabayeho, Qur'an iramwemerera gukora amasengesho 5 y'itegeko ya buri munsi ayakomatanyije. Twihuse, gukomatanya amasengesho ni ugusara amasengesho 5 y'itegeko ya buri munsi mu bihe bitatu. Haba hari aho intumwa y'Imana Muhammad yakomatanyije amasengesho yayo, nta mpamvu n'iyi n'imwe ya Ubuislamu bw'umwimerere. Abu Muhammad Shia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Bavandimwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyu munsi wa none, bitewe n'aho isi igeze yewe ikomeje kwerekeza, urasanga benshi mu bantu tubayeho twiruka muri byinshi bitandukanye: amashuri, akazi n'ibindi. Kubaho muri buno buzima biradusaba kuba duhuze cyane, kuri rwa rwego usanga hari n'abatabona umwanya wo kurya ku byo bavunikiye. Ubwo simvuze urubyiruko, dore ko rwo usanga runahugijwe na byinshi cyane, yewe harimo n'ibidafite umumaro: imipira, amafilimi, ibigare bya buri munsi n'ibindi. Niwitegereza neza ugasesengura ibintu ukabihuza n'ibindi, urasanga bamwe mu bayisilamu batagisari, cyangwa se mu yandi magambo bagorwa no gusari, bafite intege nke cyane mu gusari, kandi mu mpamvu ziri kubitera hakazamo ibingibi turimo tuvuga. Kuba ubuzima bw'uno munsi turimo ari ubuzima bumeze nk'aho buduhugije cyane kurenza mu minsi yatambutse cyangwa se mu bihe byashize. Ese iki kibazo cy'imibereho igoye iduhuza ishobora gutuma umuntu atabasha yewe no gusari neza, Islam yabe gifitiye umuti? Yego rwose. Sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu bihe nk'ibyo turimo uyu munsi, sunna yibagiranye cyane, cyangwa se isobanurwa nabi na bamwe kubwo kuganzwa n'ubufana bw'ubutsiko babarizwamo. Ariko nanone ugasanga ni sunna ishobora gukemura iki kibazo burundu, jama ya Islam igasubira ku murongo. Iyo nta yindi ni sunna ya jama'u bayna salatayn, cyangwa se gukomatanya amasengesho. Ntihagire uwihuta cyane hano, dalili turazitanga imwe ku yindi, tureba icyo Qur'an na sunna bivuga. Gusa hagati aho bisobanuke neza ngo nimvuga gukomatanya amasengesho, si ukwifata ngo usarire rimwe al-fajiri, dhuhuri, asri, magharibi na isha. Oya, sunna si ukivuga. Cyangwa se ngo wirirwe umunsi wose udasayi, hanyuma ku mugoroba ibipindi byose bikorera icyarimwe. Hari ushobora guhita byumva atyo, ariko ibyo ntaho biri muri Islam. Gukomatanya amasengesho kuvugwa hano ni ugusara isengesho rya al-fajr, umuseke utambitse, ari nacyo gihe kimenyerewe iryo sengesho risanzwe rikorerwamo. Ni ukuvuga ngo ryo ntirifatanywa n'irindi sengesho iryo ari ryo ryose. Hanyuma izuba ryageramo hagati, cya gihe cya saa 6 tumenyereye gukoramo isengesho rya dhuhuri, tukarisari turifatanyije n'irya asri, nabyo bisobanuke neza. Ni ukuvuga ngo usari dhuhuri nk'ibisanzwe ikarangira, ugakurikizaho taqibatu sala nk'ibisanzwe, cyangwa se ibikorwa bya nyuma y'isengesho, dhikr, tasbihat, amaduwa n'ibindi. Hanyuma ugahita uhaguruka ugakurikizaho isengesho rya al-asr. Ubwo ni ukuvuga ngo ukomatanyije dhuhuri na asr. Ahandi bakomatanya ni hesasa. Igihe dusanzwe dukoramo isengesho rya magharibi kirageze, nsaye isengesho ryanjye rya magharibi nk'ibisanzwe rirarangiye, mpise nkurikizaho n'isengesho rya isha. Ntiriwe ntegereza ko habanza gucaho amasaha maremare cyane ngo mbone kuba nakora iryo sengesho. Mu magambo asobanutse neza, gukomatanya amasengesho
ni ugusara amasengesho 5 y'itegeko ya buri munsi mu bihe bitatu. Amasengesho aracyari 5 ariko agiye gukorwa mu bihe bingahe? Bitatu. Isengesho rya al-fajr nk'ibisanzwe mu gihe cyaryo, umuseke utambitse, icyo ni igihe cya mbere. Hanyuma igihe cya kabiri izuba rigeze hagati mu gihe cy'amasaa 6 ugasara zuhuri nk'ibisanzwe. Iryo sengesho rirangiye ugahita uhaguruka ugakora n'isengesho rya al-asr kuri azan imwe. Hanyuma ku mugoroba cyagiye dukorera isengesho rya magharibi, iki ni igihe cya gatatu, ugasari magharibi wayirangiza ugahita unasari isha. Ibi turimo twigisha hari ushobora kuba byumvise bwa mbere bitewe n'agatsiko runaka barizwamo, akumva aratunguwe cyane, yewe akibaza byinshi. Ariko nakubwira nti ihangane gato, dalili z'ibyo tuvuga turaje tuzigushyirire ku meza, ntabwo turi bugutenguhe rwose. Gusa ikihutirwa nahita mbwira umuntu nk'uwo nuko gukomatanya amasengesho cyangwa se jama'u bayna salatayn ni ikintu abayisilamu bose bahurizaho. Ubutsiko bwose mu bayisilamu barahuriza ku cyitwa jama'u bayna salatayn, uretse ko wenda bagitangaho ibisobanuro binyuranye. Hari abavuga ko byemewe kubikora igihe icyo ari cyo cyose, nubwo nta mpamvu n'iyi nimwe yaba yabayeho, nko kuba imvura yaba yaguye, umuntu ari ku rugendo, n'izindi mpamvu zose nk'izo ngizo. Hakaba noneho n'abandi bavuga bati biremewe kubikora ariko habayeho impamvu runaka, nk'izo tumaze gutangaho ingero hejuru. Nge rero nkaba ndi ku ruhande rw'abayisilamu bagira bati biremewe gukora jam'u bayna salatayn cyangwa se gukomatanya amasengesho kabone nubwo nta mpamvu iyo ari yo yose yaba yabayeho. Impamvu byemewe ni iyihe rero? Igisubizo turagisanga muri Qur'an ubwayo, igisubizo kandi turagihabwa na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Reka duhere kuri Qur'an ubwayo. Ni iki tubwira ku bihe by'amasengesho? Ese ibihe by'amasengesho ni 5 nkuko benshi mu bayisilamu bamenyereye ko amasengesho 5 ya buri munsi byanga bikunza agomba gukorwa mu bihe 5? Qur'an iravuga iki hano? Twifashishije ubusemuzi bwa Qur'an bwakozwe n'abashekhe basaga 12 mu cyitwa RMC cyangwa se umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Itegereza uburyo basemuye izi aya ngiye kukwereka, hari icyo uri buvanemo. Aya ya mbere ni ya 78 muri suratu al-Isra, aho Imana itubwira iti aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Itegereza neza uburyo basemuye abavandimwe. Ujye uhozaho iswala mu dukubo za ngombwa ku manywa kuva izuba rirenze mu kirere hagati, ari cyo gihe cy'iswala ya adhuri n'iya al-asr. No kuvuga igihe cya mbere cy'iswala tubona muri no aya ni izuba rirenze mu kirere hagati, ni igihe cyo gukoreramo ayahe masengesho? Isengesho rya dhuhuri hamwe na al-asr, amasengesho 2. Bagakomeza kugeza haje umwijima w'ijoro, ari cyo gihe cy'iswala ya magharibi n'iya al-isha. No kuvuga umwijima w'ijoro cyangwa se ijoro yo ryinjiyemo, icyo ni igihe cy'iswala ya magharibi n'iya al-isha. Hanyuma igihe cya gatatu bakakubwira ngo ujye unasoma Qur'ani igihe umuseke utambitse, ari cyo gihe cy'iswala ya al-fajr. Mu by'ukuri Qur'ani isomwa mu iswala yo mu museke iba yitabiriwe n'abamarayika b'amanywa n'abijoro. Ni ibintu biri waba muri no aya. Turagaragarizwamo ibihe bingahe bavandimwe? Ni ibihe 3 by'amasengesho 5 y'itegeko ya buri munsi. Igihe cya mbere duluku shams, ari cyo gihe cy'iswala ya dhuhuri na al-asr. Igihe cya kabiri ghasaqul layl, ari cyo gihe cy'iswala ya magharibi na isha. Igihe cya gatatu ni Qur'anul fajr cyangwa se al-fajr, ari cyo gihe cy'iswala ya mu gitondo. Qur'an iratwereka ibihe 3 bikorwamo amasengesho 5 ya buri munsi. Qur'an ntitubwira ngo amasengesho akomatanywa habayeho impamvu yineye.
bivuze ngo gukomatanya amasengesho ni igihe cyose, aho ariho hose, kuwo ari we wese, bigendanye n'amahitamo y'umuntu. Hanyuma aya ya kabiri ni iy'114 muri suratu Hud. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Kandi yewe Muhammad, ujye uhozaho iswala mu mpera ebyiri z'amanywa, salatul fajiri ikorwa mu mpera za mbere z'amanywa, hamwe na adhuhuri na asri bikorwa cyangwa se amasengesho akorwa ku mpera ya kabiri y'amanywa. Bagakomeza bakubwira ngo ndetse no mu masaha y'ijoro ari yakorwamo al-maghribi na al-isha. Mu by'ukuri ibikorwa byiza bikuraho ibibi. Ibyo ni inyigisho ku bantu bibuka. Hano naho turahasanga tarafayin nahar, impera ebyiri, iya mbere ikorwamo salatul fajr, impera ya kabiri gakorwamo amasengesho abiri ariyo dhuhr na asr. Hanyuma hakaza igihe cya gatatu cyo gukoramo isengesho zulafa minal layl, hakorwamo magharibi na isha. Qur'an iratwereka mu buryo budasubirwaho ko ibihe byo gukorwamo amasengesho ari bingahe bavandimwe? Ni bitatu. Kandi ntibisaba ko hagomba kuba habayeho impamvu iyo ari yo yose, nko kuba haba haguye imvura, umuntu ari ku rugendo, arwaye, cyangwa se indi mpamvu iyo ari yo yose. Uko niko kuri kwa Qur'an. Nkabaza nti muri aya twasomye hari aho mwabonye ibihe bitanu? Igisubizo ni ntaho. Ibyo bihe bitanu tubisanga mu mahadisi, kandi ni nabyo koko, nabyo birahari. Ariko ntitwirengagiza ibihe bitatu bivugwa na Qur'an, isoko yacu ya mbere tuvomamo idini. Gihamya tubonye kugeza aha ziraduha ikirero. Umuyisilamu ahari hose, muntega amatwi neza, igihe cyose nta mpamvu n'iyi nimwe yabayeho, Qur'an iramwemerera gukora amasengesho 5 y'itegeko ya buri munsi ayakomatanyije. Twihuse muri make, nta kuvuga menshi, twinjire muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziratugaragariza iki? Haba hari aho intumwa y'Imana Muhammad yakomatanyije amasengesho yayo nta mpamvu n'iyi nimwe yabayeho? Reka turebe ingero. Aha ni mu gitabo kimomo Sahihu Muslim, babul jam'i bayna salatayn fil hadar. Bivuze ngo ni igice cyahariwe ibijyanye no gukomatanya amasengesho nta mpamvu n'iyi nimwe yabayeho, nkuko intumwa y'Imana yajyaga ibigenza. Bakanaguha amahadisi atandukanye bigaragaza. Biturutse kwa Ibn Abbas, arakubwira ngo salla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adh-dhuhra wal asr. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakoze isengesho rya dhuhr na asr yombi yakomatanyije, wal maghriba wal isha jami'an, inakora isengesho rya maghribi na isha yombi yakomatanyije, fi ghairi khawfin wala safar, nta bwoba bw'icyari cyo cyose ifite, nta mpamvu yari yose yabayeho ituma agira ubwoba, kandi itari no ku rugendo. Bagakomeza bakakubwira ngo wahaddathana Ahmad ibn Yunus wa Aun ibn Salam jami'an an Zuhair qala ibn Yunus haddathana Zuhair haddathana Abu Zubair an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. Nanone biturutse kwa Ibn Abbas, intumwa y'Imana yakoze isengesho rya dhuhr, ikora n'isengesho rya asr, yombi yakomatanyije. Ayo masengesho yakorera i Madina, no kuvuga itari ku isafari, nta bwoba bw'icyari cyo cyose ifite, kandi nta n'ahantu yigeze isohokera ngije. Qala Abu Zubair fasa'altu Sa'idan lima fa'ala dhalik. Uyu Abu Zubair akavuga ati nabajije Sa'id mubaza nti nukubera iki intumwa y'Imana yabigenje gutyo. Mutega amatwi neza mwumva igisubizo yamusubije. Faqal sa'altu ibn Abbas kama sa'altani faqal
arada an la yuhrija ahada min ummatihi. Akavuga ati nanjye nihutiye kubaza Ibn Abbas, mubaza neza nk'iki kibazo mbajije. Arambwira ati intumwa y'Imana yifuje ko nta muislamu wazajya agorwa no gukora isengesho mu gihe afite akazi kenshi, mu gihe hari byinshi ahugiyemo, mu gihe abona bitari bumukundire gutunganya amasengesho 5 mu bihe 5, bikaba byamugora bitewe nuko nta yindi nzira ihari. Intumwa y'Imana yerekanye iyo nzira byumvikane iyigishijwe na Allah mu rwego rwo kugira ngo hatazagira umuislamu uzagorwa no gukora isengesho. Ariko twebwe uyu munsi byinshi mu byo tworoherejwe mu idini ni twebwe ubwacu duhindukira tukabikomeza. Nanone wamanuka hasi kuri no page ndiho yo muri Sahihu Muslimu biturutse nanone kwa Ibn Abbas, akavuga ati jamaa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bayna adh-dhuhri wal-'asr wal-maghrib wal-'isha bil-Madina fi ghayri khawfin wala matar. Bagahita bakubwira ngo intumwa y'Imana biturutse kuri Ibn Abbas yakomatanyije amasengesho 2, dhuhur na asr hamwe na magharibi na al-isha. Igihe cya dhuhuri cyarageze, intumwa y'Imana ikomatanya isengesho rya dhuhuri na al-asr, hanyuma n'igihe cy'umugoroba kigeze, cya gihe dusanzwe dukoreramo isengesho rya magharibi, intumwa y'Imana ikomatanya isengesho rya magharibi na al-isha. Ibikoreye i Madina fi ghayri khawfin, ntabwo babw'icyo ari cyo cyose ifite, nta mpamvu yari yose yabayeho, wala matar, kandi nta n'imvura yaguye. Muri hadithi yakiriwe na Waki aravuga ati nabajije Ibn Abbas ni lima fa'ala dhalik, ese nukubera iki intumwa y'Imana yabigenje kuriya? Qal kay la yuhrija ummata, ni mu rwego rwo kugira ngo hatazagira ugorwa n'isengesho mu bantu be. Abantu nibagera mu bihe ubwo bazajya baba bahugijwe na byinshi, ubwo bibagoye bibakomereye gukora amasengesho 5 mu bihe 5, babone ubundi buryo bwo kuba bakoramo amasengesho yabo, ibibagora biveho. Wa fi hadith Abi Muawiya qila li Ibn Abbas ma arada ila dhalik قال أراد أن لا يحرج أمته. Nanone muri hadithi yakiriwe na Abi Muawiya bivugwa ko Ibn Abbas yabajijwe impamvu intumwa y'Imana yabigenje gutyo, hongera gusubizwa ko intumwa yabikoze mu rwego rwo kugira ngo hatazagira ubangamirwa cyangwa se ugorwa n'isengesho muri umma ya Muhammad. Dukomeza n'ubundi muri kino gitabo cya Sahihu Muslim muri iyo babu y'ibyerekeranye no gukomatanya amasengesho, aho tubwirwa ngo ana Abdullahi ibn Shaqiq قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. biturutse kwa Abdullah ibn Shaqiq arakubwira tumunsi umwe Ibn Abbas yaratwigishije duha mawaiza mu gihe cya asr ku mugoroba, ariko bamwe bakagira ngo wenda se ntabwo yari yasara isengesho rya asr. Nuko ngo umugoroba urakomeza uragenda kugeza ubwo inyenyeri zitangiye kugaragara. Waja'ala an-nasu yaqulun as-sala as-sala, abantu batangira kumubwira bati isengesho, dore inyenyeri zitangiye kugaragara. Faqala Ibn Abbas atu'allimuni bisunna la umma lak, thumma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jama'a bayna adh-dhuhri wal-'asr والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فهالك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. umunsi Ibn Abbas yigishije abasahaba, abigisha ari ku mugoroba, ariko bitewe n'igihe yari yatangiye kubigishiriza bakagira ngo byanga bikunze ntabwo yari yakora isengesho rya asr, bakagira ngo yakoze dhuhuri gusa ahita yinjira mu byo kubigisha, asr ntabwo yigeze ayikora. Hanyuma ngo umugoroba warakomeje uragenda kugeza ubwo inyenyeri zitangiye kwigaragaza mu kirere, butangiye kugenda bwira. Abantu batangira kuvuga bati isengesho, yewe sahaba w'intumwa rwose dore
maghrib igiye kukugereraho utari wakora asr, watangiye kutwigisha dhuhuri, none turabona maghrib igiye kwinjiramo kandi ntitwigeze tukubona usara nyuma yuko urangije gukora dhuhuri. Ibn Abbas arangije arabaseka cyane arababaza ati atuallimuni bisunna, ese murashaka kunyigisha isunna? La umma lak. Thumma qala, arangije aravuga ati ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jama'a bayna adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isha. Mu byukuri nabonye intumwa y'Imana ikomatanya isengesho rya dhuhri na asr, magharibi na isha, ikomatanya ayo masengesho. Hano Ibn Abbas muri no mvugo nuyisesengura neza, ukayitegereza neza, ukayizuminga cyangwa se ukayirebera hafi, arakwereka ko iki gikorwa ni sunna, kuko yarabajije ngo atuallimuni bisunna, ese murashaka kunyigisha sunna y'intumwa? Ngewe tayari namaze gusari, nakoze sunna y'intumwa. Ariko uyu munsi ushobora gusanga hari abafatiye sunna y'intumwa y'Imana bakayigira igihimbano, mu gihe hari sunna iri muri Qur'an, iri no muri sunna ku buryo bweruye kuri runo rwego. Abdullah ibn Shaqiq arakubwira ati muri ngewe niyumvishemo ikintu gisa no gushidikanya kuri ibi ngibi Ibn Abbas yaramaze kutubwira, bituma njya kureba Abu Huraira, ndamubaza nti ese ibyo Ibn Abbas atubwiye byaba ari byo? Abu Huraira ahita yemeza ibyo Ibn Abbas yaramaze kugira gute, yaramaze kuvuga. Nanone kandi mu yindi mvugo ni nyinshi, qala rajulu li Ibn Abbas as-salat fasakat thumma qala as-salat fasakat thumma qala as-salat fasakat thumma qala la umma lak atuallimuna bis-salat wa kunna najma'u bayna as-salatayn ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Muri mvugo yindi umuntu yaraje nyine yibutsa Ibn Abbas, no kuvuga yari yamubonye nyuma ya dhuhuri atigeze asenga isengesho rya asr, kandi igihe kiri kubafata burimo burira, inyenyeri zitangiye kugaragara, atangira kuza mwibutsa amubwira ati isengesho, ariko Ibn Abbas agaceceka. Bibaye ubugira gatatu Ibn Abbas aramubwira ati ese urashaka kunyigisha isengesho? Mu byukuri twahoze dukomatanya amasengesho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twibutsa ko mu byukuri tubategurira amwe mu mapaji y'ibitabo muri buno buryo murimo mubona, amapaji abariho ibyo turimo tuvuga, mu rwego rwo kugira ngo rimwe na rimwe mujye mushira gushidikanya ku byo turimo tubaha. Ahari mutagira ngo ni ibintu biraho duhimba twabeshye n'ibindi, mubyibonere mu bitabo aho turimo tubisoma. Uretse ko namwe mushobora kwikorera ubushakashatsi ku byo tuvuze byose. Nyuma y'ibyo rero bavandimwe ba Islam, ngira ngo muri make cyane mubashije guhamirizwa na Qur'ani na Sunna ko gukomatanya amasengesho nta mpamvu yabayeho, byemewe muri Islam. Idini ya Islam ni idini ifite uruhande uyireberamo ugasanga iroroshye, gusa igitangaje tugera ku ruhande nk'urwo akaba ari twe ubwacu dukomeza ibintu. Iyi dini kandi nagira uruhande uyireberamo ukaba wabona ikomeye, twagera ahantu nk'aho maze ugasanga turimo turoroshya. Ndasaba Imana ko yatworohereza, ndasaba Imana ko yatwongerera ubumenyi. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.